turabaramukije inshuti zacu inshuti za DNC TV24 turabaramukije habura amajyepfo amajyaruguru iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba turabaramukije namwe kandi muri ku migabane itandukanye ku mugabane w'Uburayi Aziya Amerika Atlantika ndetse na Australia mwese turabaramukije nk'uko musanzwe mwimenyereye tubagezaho ibiganiro bitandukanye n'inkuru zitandukanye cyane inkuru zikora ku bumuntu ndetse zikora no ku marangamutima y'abantu ubwo tuba twerekeje mu bitaro bitandukanye mu bitaro bya hano mu Rwanda ndetse no hanze ngira ngo muheruka kumbona nerekeje mu gihugu cya Kenya aho nari nerekeje mu bitaro byari bicumbikiye abanyarwanda bari bagize ikibazo kijyanye n'imvune na accident yari yabaye icyo gihe twagezeyo turaganira tugera ku bintu bitandukanye uyu munsi rero twerekeje mu bitaro bya HVP Gatagara aho tugiye gutangiza groupe itanga ubufasha ku bantu bababaye muri ya gahunda ya gira neza wigendere ineza uzayisanga imbere cyangwa se ngo igihe nikigera tuziturwa ibyo twakoreye muri yese muri kumwe na Brother NC kuri mikoro na kamera za DNC TV 24 turabakunda muri inshuti nziza zakadasohoka nk'uko ikiganiro nkunda gutanga uko bwije nuko ubukeye nkora ibiganiro bivuga uburyo Imana igenda ikora umurimo wayo ikoresheje abantu ni nayo mpamvu twamaze kumenya ko muri HVP Gatagara hari groupe y'abantu bari muri gahunda yo gutangiza igikorwa gikora ku muntu ndetse no ku marangamutima y'abantu aho bafashe ibintu bigiye bitandukanye baza gusura abantu babaha ibikoresho by'isuku babaha ibigiye bitandukanye tumaze kwimenya rero turavuga duti nka DNC TV24 reka tuhagere tubyereke inshuti abavandimwe ndetse n'umuryango mugari wa DNC TV24 reka dukomeze tugere mu kigo tujye kureba ukuntu gahunda imeze komeza imbere cameraman tugerageze kugenda tureba ukuntu ibintu ubimeze rebesha kamera hano hanyuma tubereke ukuntu ikigo cya HVP Gatagara kimeze hanyuma tubabwire ukuntu gahunda imeze reka dukomeze tugende nyuma rero yo kugera hano tugeze mu kigo tugiye guhura n'iyo groupe igiye gutangiza ibikorwa byayo mu buryo bazajya bakoramo harimo gufasha abantu ikigaragara nubwo imihanda yicuritse ariko ngo haracyari ibyiringiro kandi ngo Imana ifite byinshi izajya ikorera abantu bayo ikoresheje ibiremwa byayo umubende nk'uko rero dusanzwe tubizi baravuga bati tubera abandi Imana ni ijambo burya rikomeye cyane aho abantu bashobora gukora igikorwa cyiza cyane hanyuma umugenzi akabona nk'aho rwose ari Imana ibageze imbere reka rero tugende tujye kubonana n'abo bantu ni abantu barwariye hano bashatse kuvuga bati ese ubushobozi buke dufite niki twakora kugira ngo dufashe abavandimwe bacu bari kubabara hano rero muri ibitaro bya HVP Gatagara ni ahantu harwarira abantu benshi batandukanye ariko cyane nka 80% y'abarwayi barwarira hano nta bushobozi baba bafite ibibazo bya mituweli bafite ibibazo by'ubuzima bwa buri munsi niyo mpamvu rwose inshuti za DNC TV24 umuryango mugari mugerageze mukore ubufasha ku bantu batandukanye hanyuma abantu bajye babona ubufasha butandukanye yaba ibikoresho by'isuku ibikoresho bigiye bitandukanye like even n'amafaranga abayabonetse nabyo fine byaba ari byiza cyane niyo mpamvu ubuvugizi tubukora kugira ngo bugire icyo ubutanga wenda ubu twari tugeze mu kigo aho hari imodoka ziparika hari n'ibyapa icyapa kigaragaza serivisi zitangirwa hano hari serivisi nyinshi cyane wenda cameraman ashobora kubereka serivisi zitangirwa hano kugira ngo wenda n'abantu batarazimenya babashe kuzimenya hanyuma bagane ikigo cya HVP Gatagara tugarutse rero ku ngingo nyamukuru yatuzanye hano muri ibi bitaro ni ugutangiza groupe y'abantu batanga ubufasha ku bantu bafite amikoro makeya tugiye rero kubona nabo aho bicaye mu bitaro maze babaganirire bababwire ikiri ku mutima wabo bagira n'icyo babisabira ariko kandi bagira n'icyo bashima nka ya gahunda ya garuka ushime gira neza wigendere muri kumwe na Brother NC kuri mikoro na kamera za DNC TV 24 turabakunda muri inshuti nziza zakadasohoka reka dukomeze tumenye uko gahunda y'uyu munsi imeze
yego. Twishimiye ko uyu munsi wageze, nk'uko bamwe babibonye ku cyumweru cyashize, bateraniye hirya hariya tubasha gutanga inkunga twari twabashije gukusanya, yari igizwe n'umuceri, kawunga, pampa ndetse n'amasabuni. Ubwo byari byinshi cyane ariko twabisangiye uko byari bingana. Rero icyo tugiye kubabwira nonaha ni ukuntu ibi bitekerezo byaje, ukuntu byavutse n'impamvu iduteranyirije aha ngaha. Twari twabivuzeho ubushize, ni ukuvuga ngo murabizi umugani umunyarwanda uvuga ngo ijoro ribarwa riraye, sibyo? Twageze hano, njye maze amezi 2, Damien warangije amezi 3, ariko wa mwuka w'Imana ngira ngo niwaduhumekeyemo rimwe, ko turegeranye, amashambure yacu ari hafi, turegeranye tugakunda kuganira. Noneho mubyo twaganiriye, tuganira ku mibereho ya hano, ukuntu tubayeho. Aba ari umuntu ukunda kugira morale cyane, akaza kunsura tukaganira, tukagerageza no gutembera uko dushoboye mu tugare, aho dushoboye hano muri Liliane n'ahandi dushoboye kugera. Twabashije kubona rero ibibazo bihari. Twabonye abantu baburara, tubona abantu bamesa pampa, kandi ngira ngo muzi ko zitameswa, sibyo? Ntabwo pampa imeswa, ukoreshwa rimwe ukajugunya ugafata indi. Ariko kubera ubushobozi buke, ugasanga umuntu arayifata akayimesa, za pamba z'imbere zigize pampa arizo zituma iba pampa akazikuramo, akanika yasashe gusa, akongera akayikoresha. Twabonye abantu bajya gutangira abantu bagiye kumena ibiryo kugira ngo babibahe. Twibonye bidutera agahinda, byanteye agahinda ku mutima wanjye, nawe bimutera agahinda. Tuje kuganira rero tubihuriza hamwe, usanga twese byadukoze ku mutima. Turavuga tuti na leta yacu itubwiriza kwishakamo ibisubizo, ubu tuzarindira inkunga zivuye hanze, nta kintu twebwe ubwacu twakora kugira ngo aba bantu ntibakomeze kuburara, aba bantu ntibakomeze kumesa pampa, aba bantu ntibakomeze guta abarwayi ngo bagiye gukorera amafaranga hanze. Ko twabonye abarwaza bata abarwayi babo bakajya gupagasa hanze, none kugira ngo babone icyo kurya. Ubuhamya twabonye nuko hari umurwaza umwe bari bagiye guhaha, bafite 2,000, bagenda abwira abandi ngo yabaye umukire, ngo agiye guhaha ibiryo ngo bizamumaza ukwezi. Namwe mwibaze, 2,000 byonyine akumva ko ngo yabaye umukire, ngo agiye guhaha ibiryo bizamumaza ukwezi. Ibi byose rero tumaze kubyumva bidutera intimba ku mutima, twumva tutaryama ngo dusinzire, hari abandi batasinziye kubera ko bashonje. Nge narashonje ndabizi, nigeze kuburara kenshi, nzi ukuntu inzara iryana. Wenda namwe muri hano murabizi ukuntu inzara iryana.
rero twumvise tutaceceka, turakinonosora igitekerezo tukiganiriza abo twari kumwe bari hafi yacu, twumva baragishyigikiye. Turangije tugerageza gushaka abantu bagiye banyura hano barwaye, baba bakize cyangwa abakirwaye, kugira ngo tubibasangize nabo. Turabibabwira ku matelefone, tugira amahirwe babyakira neza, barabishyigikira. Nibwo twatangije gurupe rero, noneho kubera ko bamwe tugenda dutaha, murabizi hano urakorerwa, wamara igihe runaka ugataha, ukazagaruka wenda ariko wabanje gutaha. Twabonye rero tugiye gutaha, turavuga tuti reka dutangize cya gikorwa twabonye ku cyumweru, turebe ishusho ryabyo, turebe n'icyo twabona. Turababwira tuti duteganya ibi n'ibi n'ibi, batwohereza amafaranga, ni njye uyakira, tubasha kubona 120,000. Tujya ku isoko tureba ibikenewe cyane, abarwayi babidufashamo. Twageze muri Ritiko, tujya muri Diane, tubona ibibazo bihari nyine bikomeye kuruta ibindi, dusanga ari ibyo kurya, pampa n'amasabune. Ibyo twaguze icyo gihe rero, tubasha kugura agafuko ka kawunga, agafuko k'umuceri, ikarito y'amasabuni n'ipake ya pampa. Ntabwo ari byinshi cyane, ariko ibyo twari twabashije kubona, kandi ngira ngo hari abo byafashije. Muri make ni uku igitekerezo cyavutse, ni igitekerezo cyo gufasha, kwishakamo ibisubizo. Intego yacu rero byatangiye wenda ari bito cyane, ariko twizeye ko Imana izadufasha bikanaguka bikaba binini. Ntabwo twari kubikora rero tutabigejeje ku buyobozi bwa hano. Abayobozi twarababwiye ko twabitekereje, nabo baratwunganira, tugenda duhura nabo tukaganira, bakatwungura ibitekerezo nk'abantu babimenyereye basanzwe baba hano, cyane ko abafurere ba hano murabizi ko bitwa abafurere de charite, ni ukuvuga ngo ni abafurere b'urukundo. Babyumva vuba cyane, batwungura ibitekerezo, ndetse na Frere Camille we uri kudufasha, Calixte uri kudufasha cyane mu kunonosora igitekerezo no kureba uburyo cyazagera kuri benshi. Murabona ko bazanye n'isakazamakuru, ibi byuma mubona nibyo kugira ngo aya makuru azagere kuri benshi. Noneho nitugira amahirwe Nyagasani akabidufashamo, bizagere kuri benshi, wenda n'inkunga izabashe kwiyongera, noneho dufashe umubare wisumbuyeho. Ubushize twafashije 25 niba ntibeshye, ariko wenda byazagera kuri benshi kuko abakeneye ubufasha bo ni benshi. Uyu munsi rero abayobozi bifuje ko twabitangiza ku mugaragaro, namwe mwese muhari, noneho bakadufasha kubisakaza bikagera kuri benshi, noneho tugatangiza iki gikorwa ku mugaragaro, n'abakozi ba hano bahari n'abandi bose bafite umutima mwiza babasha kugira icyo bakora kugira ngo iki gikorwa kizatere imbere. Nzi niba ari cyo perezida yakongeraho, ariko muri make ibyo ngibyo. Murakoze, gusa mwihangane wenda ku bantu batari buze kumva kubera igihe ijwi ritoya. Mu by'ukuri arakoze Revocate nk'umuntu nka visi
wa gurupe agize neza. Reka mbere na mbere reka tubanze twashima Imana. Nubwo padiri yashimiye, ariko buri muntu wese akwiriye gushima ku mutima we. Na Bibiliya irabivuga ngo mu byiza no mu bibi dukwiriye gushima. Kandi ndatekereza hano kwa muganga aho turi, nubwo tuba umubiri utubabaza, ariko ndatekereza yuko tuhakura n'ibyiza. Ndavuga ku bintu bigera kuri 2 kuko ntabwo ari byinshi cyane mvuga, kuko revokate yabivuze ibyo nari kuvugaho, ariko sinabura cyo mvuga. Ndavuga ku bintu bigera kuri 2 cyangwa bigera kuri 3. Icya mbere, ndashima ubuyobozi bw'ikigo bwa Gatagara uko bwateranye bukakira twebwe nk'abarwayi bari hano ndetse n'abarwaza. Imana nayo ikabahereza ubushobozi bwo kutuvura, kandi Imana izabongera imigisha. Icyo nicyo cya mbere mbashimira. Icya kabiri, ndavuga ku kijyanye uko nageze hano Gatagara, uko nakibonye, uko nabonye abarwayi. Mu by'ukuri uko turi hano, nta wari uzi ko yakwicara mu gare cyangwa ngo agendere mu mbago cyangwa n'ibindi bindi, ariko kubera icyaha twavukiye mu cyaha, twabonye tubyisangamo. Kandi usibye kubyisangamo, ni uko dutandukanye mu kubyakira. Njye nshobora kutabyakira, wewe ukabyakira, ariko ibyaba byiza ni uko mu buzima bw'umuntu twari dukwiriye kwakira ikibazo duhuye nacyo. Ndahera kuri njye. Mu by'ukuri ndangije amezi 3 hano, ariko uburwayi bwo burangijanyije hafi amezi 5 kuva mu kwezi kwa 6. Ariko mu buzima busanzwe nari ndi umusore nkomeye, ariko ntabwo nabonaga abantu bicaye mu gare bari gusaba bakagira ute, naba mfite 1000 cyangwa 500 cyangwa icyana ngatanga, ariko ntabwo nari nzi ko nakwicara mu gare. Hano Gatagara nkimara kuhagera, nabonye ko nageze mu ruganda. Uruganda wenda hari abantu batabizi, ariko wenda muri karitiye z'iwanyu hari abantu bagenda bavuga ngo nta byuma bishaje cyangwa ibikweto bishaje, ugasanga urukweto waruguze nk'ibihumbi 30, ariko wajya kukigurisha kubera gishaje ukakigurisha 100. Ndabeshera? Bakakijyana mu nganda, ugasanga bagikuyemo ikindi gishasha. Urwo rugero nanjye nahise ngwiheraho. Mu by'ukuri nariraye, ariko nageze mu ruganda. Ariko icyizere mfite ni uko nzarusohokamo neza, kuko nageze hano nkunda kuvuga ngo ndi inzahare, ariko ubu nabaye inzahuke. Nageze hano nicaye muri burankare, mba mu kagare, ariko mwabonye ko mpagaze, natera n'intambwe. Rero wenda cyo nabwira bagenzi banjye wenda b'abarwayi, ntimukazihebe. Nubwo wabona kano kanya bitagiye, ejo n'ejo bundi uzabona umwana wawe ari kwirukanka, kuko Imana irahari. Wenda twanabijyana no muri Bibiliya. Mutekereza yuko hari ikirema warwaye imyaka 38, ariko nyuma yaho yaje guhaguruka. Ariko itekereza kurwara imyaka 38 si myinshi. Niba muri make kuri njyewe naba naramaze kwiheba,
ariko mwumve ko mukomeye, mwumve ko mu by'ukuri ko muri kumwe n'Imana, muri kumwe n'ubuyobozi bw'ibitaro kandi babakurikirana isaha ku yindi. Wenda icyo najya gusorezaho, ariko advocate yabivuzeho, mu by'ukuri twabonye imbabare ziri hano zishobora kuburara, kubwirirwa, agira pampa, kuko hano hari abana b'impinja, usibye n'impinja n'abantu bakuru natwe twarazambaye nubwo ziba zihenze, ariko ukabona umuntu ni umubyeyi arihetse umwana, ariko ugasanga araburaye, cyangwa agafata agapura gatoya ntikamuhagije n'umwana. Niyo mpamvu twicaye turi abantu batarenze 4-5 turi hano, turavuga se twakora iki? Mu by'ukuri y'ibyiza kigiye gukorwa haburamo n'ikibi, ariko ndashima Imana yuko byagiye neza, nubwo hariho bamwe bitagezeho, ariko ndatekereza yuko kiri hano tuzabikomeza, ntabwo tuzacika intege, n'abakiri hano bazabibonaho. Murakoze cyane kandi Imana ibongere imigisha. Barakoze abavandimwe Revocate na Damiyani. Nk'uko twatangiye tubyumva, igitekerezo cyo gufasha bamwe muri twe kubona ibikoresho by'ibanze by'isuku, kubona ibibatunga, cyavuye kuri aba bavandimwe babiri baba hano mu bitaro. Nanjye nubwo mpivuriza ntaha, ariko nanjye nivuza buri munsi. Nk'umuntu rero duhurira ku buvuzi bumwe, babingejejeho bumva koko bikwiye ko tugomba kubyakira kandi tukabitekerezaho. Bagira inama ivuga ngo icyo gitekerezo tugikomeze kandi tukigeze ku bandi benshi. Twaragitangiye rero, tugitangira mu bushobozi buke twari dufite nk'uko babivuze, ariko twifuza ko cyaba igitekerezo cyakirwa na benshi, kuko icyo gitekerezo ikikivamo ni inkunga ifasha abantu benshi kubaho. Nshobora kuba nivuza nkataha, umbona akabona ndi umugabo munini koko, ariko ubu ngubu ndi umugabo munini wagenze mu igare igihe kinini. Murabona ndagenda rwose, niyo mpamvu uvuga ngo abari mu igare ntimwihebe. Damiyani aza hano naramurebaga, ntiyashoboraga no gufata ka gakoni badutangiza ngo barebe ko amaboko aterura, ariko uyu munsi nk'uko abivuga arimo arahaguruka. Jyewe ubabwira rwose ubu mfite amatije ava mu mugongo hasi akagera mu ijosi, ariko kubera ubuvuzi tubona hano, turashima Imana ko budufasha tukava ku rwego rumwe tukajya ku rundi. Nyuma rero y'ubuvuzi haba hakeneye ko umuntu abaho nk'umuntu, akabona abamufasha kubaho, abamufasha kugira ibyishimo mu bubabare afite. Niyo mpamvu uyu munsi rero turi hano ngo dushishikarize n'abandi kugira umutima wafasha abantu barwariye hano kugira ibyishimo, kuko ububabare burahari. Umuntu ufite uburwayi mu igare, agenda mu mbago, adahaguruka, afite ububabare, ariko ububabare bwiyongera kurushaho iyo abuze icyo kurya. Ububabare buba bwinshi kurushaho iyo nta suku iri aho aryamye cyangwa mu myenda yambaye. Niyo mpamvu rero uyu munsi twavuze ngo twicare ku bufatanye n'abayobozi ba hano, abafurere b'urukundo batwemereye yuko dutangiza iki gikorwa, dushishikarize n'abandi hirya no hino ko ufite ubushobozi yabuzana, tugafasha abo bantu bababaye kurwara, ariko bakarwara bafite ibyishimo.
uyu munsi ndicaye ariko nanjye ndacyababara, ariko ububabare mfite ntibungana n'ubwo uri mu igare nonaha, n'ubwo ukitarabasha guhaguruka. Ariko iyo duhurije hamwe icyo dufite, cyaba gito cyaba kinini, kigira akamaro kandi ugihawe akishima. Bagira ngo rero ndekera ngume nshishikariza abantu bazabona ko iki gikorwa twagitangije, kuza kwifatanya natwe. Ni igikorwa duteganya gukora buri kwezi. Dutangira mu bushobozi buke dukusanya inkunga yacu, ku buryo buri kwezi byibura dufatanya n'ubuyobozi bwa hano, icyo twabonye kikagera ku bagikeneye kandi tukabafasha kubaho bishimye. Turashishikariza rero n'abandi kutugana, ku buryo icyo gikorwa cyava na buri kwezi kikaba cyaba buri munsi. Hirya no hino mu bitaro bitandukanye tujya tubona imiryango itandukanye isura abarwayi ikabaganiriza, kuko kuganira mwese muzi yuko bifasha umuntu kuruhuka. Uramutse urwaye ukigunga, indwara irakurembya kurusha. Tubona abantu baza gusura bakazana ibyo kurya, ariko hano i Gatagara nk'uko abavandimwe babivuze, babonye hari bamwe muri twe babibona, kuko yenda bafite imishinga ibafasha, ariko hari n'abandi babibona ari uko umurwaza agiye kubishaka, cyangwa bakabibona ari uko bateye intambwe yo gusaba wa wundi wari ubifite. Dufatanyije rero numva byagira akamaro, abo tukabarwanaho kuko nabo ni abantu nkatwe kandi bakeneye kubaho. Murakoze. Murakoze. Nk'uko bagenzi banjye babivuze, iki ni igitekerezo twatekereje tuzi ko ari ikintu cyoroshye, ariko twaje gusanga ibitekerezo byiza Imana ibitera inkunga. Inkunga ya mbere ni uko mwese muri hano muduteze amatwi. Turabashimiye rero, ubuyobozi bwa HVP Gatagara turabashimiye. Mutubwirire n'abadahari ariko bamenye iyi nkuru kandi bakaduha uyu mwanya, mubabwire ko tubashimiye. Ikindi ndashimira abarwayi bari hano muri iyi minsi, batekeye neza, gutekereza gufasha umuntu kandi nawe uzi ko utifashije urimo kurya ari uko nawe babikuzaniye. Ni igitekerezo cyiza, Imana ibaha umugisha. Turashimira n'abandi barwaza bagiye baca hano, nabo bumvise igitekerezo bakumva bagomba kugira ikintu bakora, kuko no mu mwanya hari abo twavuganaga muzadushyire muri iyo groupe yanyu, ubushobozi buke cyangwa bwinshi twabona tuzabwegeranye dufasha abantu, ko natwe twarabitekereje. Intego rero y'iki kintu bagenzi banjye babivuze, nk'uko twabitekereje, nabwira ngo ngiye maze imyaka 12 mburiza hano. Umwana mvuza ubu ageze mu wa 4 segonderi, natangiye kumuvuza yiga muri materineri. Ubuvuzi bwa hano turabushimira pe. Abaganga bakora uko bashoboye, ubazwe ukabona bamwitayeho mukararana amajoro, nabo mubatubwirire ko tubashimiye, kuko bakora iby'imbaraga. Ibi bintu dukora tubikora nk'abakristo, nubwo haba harimo yandi matorero, ariko twebwe dushingira ku myemerere ko tuzi Imana, kandi umwana asa na se. Imana yacu ni urukundo, natwe tugiye kugira urukundo, cyane ko na kino kigo mu mazina gifite harimo n'ijambo ryitwa urukundo. Turabashimira byimaze, ntabwo twabona uko tubivuga, ariko urumva ko umuntu amaze imyaka 12 agenda mu rugo rwawe aba amaze kuhamenya. Ndabashimira rero. Intego yabyo, twari dufite intego kugira ngo tuvane abarwayi mu bwigunge. Iyo umuntu arwaye ariheba, bagenzi banjye babivuze, ukibaza se Mana hano nzahava ryari, bakakuzana uri muri koma, bagakandakanda bakahengeka bagahengura, wajya kona ukabona weguye ijose, ejo weguye ukuboko, ejo uteye intambwe. Hari iby'imbaraga uba wakoze. Umwanditsi wa Zaburi ku 150 ku murongo wa 4 ngo dushimire Imana iby'imbaraga yakoze. Hari ibintu by'imbaraga Imana iba yakoze, ariko hari n'ibintu by'imbaraga abaganga baba bakoze.
ibyo nabyo turabibashimiye. Intego rero ni ugufasha aba barwayi. Hari abantu baba barwaye indwara wamureba ukabona ko gukira, ni urugero nk'umuntu udafite urugingo, ntiwamubwira ngo azongera amere ukuboko cyangwa ukuguru, ariko hari insimburangingo. Ni ukugira ngo dufashe abameze batyo boye kuguma mu bwigunge, abone ko ubuzima bushoboka. Ikindi tubafashe no mu buryo bw'imibereho, imibereho ya buri munsi. Ntabwo dushobora kubona wenda ibintu bitunga imiryango, dutunge n'abandi, ariko muri bya bindi twabonye tubisaranganye. Nimba mpashye umuceri nkazana ikiro cy'umuceri, uwo munsi riraba rigize gute? Riraba rirenze. Nimba mbonye 1000 nkakishyira hamwe muri gurupe, uwo munsi biragira gute? Riraba rirenze. Wa muntu ari kumesa pampu no munsi, wenda iminsi iraba yisunitse. Ubwo ni ugufasha abo barwayi kugira ngo babone nibura ibintu by'ibanze. Kubona umuntu arwaye kwa muganga akabura n'isabune, akabura n'ibyo kurya, ni ukuri biteye agahinda. Niyo gahunda yatumye dutekereza kino kintu, kandi ni ukuri tuzi neza ko hamwe n'Imana izadufasha. Ikindi turasaba n'ubuyobozi, ubuyobozi bwa hano abarwayi baza bagana, namwe mu bushobozi bwanyu buke cyangwa bwinshi bwaboneka, ahantu hari abakozi barenze 10, reka mba aribo mvuga, ntekereza ko niyo mwadutwerera igiceri cy'ijana, iyo nkunga yagira umumaro. Kandi ni ukuri turabibashimiye ko muzadufasha. Noneho ikindi mukadukorera ubuvugizi hafi na kure. Aba barwayi bazi umuntu akamara ukwezi, Damien yarabaye nk'ubivugaho, utekereze wa muntu wari umaze imyaka 38, ese ubwo bari bakimugemurira? Hari umuntu wari ukimusura aho hantu? Imiryango yari yaracitse intege. Ngewe ntuye mu Ruhango, nigeze kumara hafi amezi 2 hano, ariko abantu barangemuriye bageza nkajya mbona bacitse intege. Noneho ibaze umuntu umaze ukwezi, akamara 2, akamara 3, akamara amezi, akamara umwaka, birashoboka ko baba batakimugeraho. Ubwo mudukorera ubuvugizi hafi na kure, natwe aho dutaha tugiye gukora ubuvugizi mu matorero dusengamo cyangwa mu nshuti tubana, rwose inkunga yose izaboneka. Nk'uko rero mumaze kumva ubuhamya ndetse n'uburyo aba bantu bitanze bagatangiza igikorwa cya gurupe nziza cyane yo kuzajya ifasha abantu bafite ibibazo bitandukanye hano mu bitaro bya HVP Gatagara. Mwumvise ukuntu bavuze ko icyabateye gukora iki gikorwa ni uko ngo babanye nabo, babona uburyo babayemo, babona ari ibintu rwose bitabaho. Baravuga bati nk'abantu bashobora kugira ubushobozi bukeya butari bwinshi, kandi tukaba dushobora kugira ibyo dusangira n'abantu babaye, reka dutangize iki gikorwa. Basobanuye imva n'imvano yo gutangiza gurupe akaba ari gurupe bise gurupe ubumuntu. Murumva rero ko n'izina rya gurupe ni izina ryiza cyane. Nyaboneka abantu bafite umutima ukunda, umutima wa kimuntu, mu joininge gurupe yabo. Waba ufite igiceri cya 50, waba ufite igiceri cy'ijana, waba ufite umwenda wambaye ukaba warashaje ariko ushobora gukoreshwa, nyaboneka mukore ibikorwa by'ubumuntu kugira ngo abantu babere abandi Imana. Ngira ngo ntago ngiye kuvuga byinshi cyane kubera ko bo ubwabo babyivugiye rwose. Bavuze ukuntu batangije icyo gikorwa. Mwumvise ko ari igikorwa cy'ubumuntu kandi Imana izakibaheramo umugisha. Muri kumwe na Brother NC kuri mikoro na kamera za DNC TV24. Turabakunda, muri inshuti nziza zakadasohoka. Mujye mubana nanjye mu biganiro bitandukanye, cyane muri cya kiganiro kigira giti garuka ushime kandi gira neza wigendere. Gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Reka tubareke, nakagaruka turongera duhure mu bindi biganiro bitandukanye. Ciao ciao.